kuri 20 Imana yanteye iteka nabonaga ko ritashoboka, so uko itakoze byinshi ariko yangiriye neza, inkorera n'ibintu ntabona ko bishoboka. Bantumiraga mu giterane hano za Remera, noneho nabangeze hariya mu isoko muri gare y'i Remera, nkareba ku kibuga cy'indege nawe ngo dore indege we, ngo dore indege karurebe ariko mane ni ukuri yarumeze ndayiga data we, nkahava ari uko rugize rute mbonye rugurutse. Ariko sinari nakageze hariya kuva mu kwa 7 rero maze kugendera mu ndege 8. Ubwo urumva se ndaragize 8 pe. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe. Nari nyobye inzira maze aranyobora, nari ndushye maze arampumuriza, nari nyobye inzira maze aranyobora, nari ndushye maze arampumuriza, nari savuye agirira ibambe n'urukundo, nari nyobye inzira maze aranyobora, nari ndushye maze arampumuriza, nari nyobye inzira maze aranyobora, nari ndushye maze arampumuriza, nari savuye angirira ibambe n'urukundo, uwo ni Yesu wabikoze. Mana mu izina rya Yesu turacyagushimira ineza yawe n'urukundo rwawe, turagushimiye ko ukomeje kubana natwe n'ubihimbarizwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wari kwiyizira muri iri teraniro ariko wabonye yuko bitari ngombwa udutumaho, utuma umukozi wawe kugira ngo aze atugezeho ibyo wamuhaye. Turamusengeye nagirirwe neza n'Imana mu izina rya Yesu, kandi buri muntu wese uri muri iri teraniro yongera yumva imirindi y'Uwiteka, yongera yumva impemburo y'Uwiteka. Imbaraga z'Imana isumba byose zisenya ibidafite umumaro byose, imbaraga z'Imana isumba byose zongere zubaka iby'umumaro. Buri muntu wese ahemburwe n'Imana, ducyashya ibitavuga Imana byose, imbaraga z'umwijima tuzambuye ububasha. Imana data wa twese, Yesu Kristo umwana w'Imana n'umwuka wera nimuganze muri iri teraniro, tugukomeye amashyi twakira ibyo twoherereje mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Dushimye Kristo umwami n'umukiza wacu kuko Imana yatwemereye. Buriya nta mbaraga zanjye cyangwa imbaraga zawe, nta buhanga nta bwenge, ahubwo ni ukubera Imana. Kubera Imana ndiho, kubera Imana uriho. Nukubera nde, nukubera nde, uri hano nawe kubera nde, urahangaha kubera nde, ureba neza kubera nde, nukubera nde, byaye abana kubera nde, ufite umutware kubera nde, akazi keza nukubera nde. Naringize ngo nukubera papa wawe, naringize ngo nukubera amashuri wize, nukubera Imana. Haleluya. Nk'uko umukozi w'Imana yabivuze, nitwa Semajeri Gaspard. Rero haraba ni Semageri, ni Semageri,
izina ryanjye rikomoka ku gihingwa cy'amashaza. Navutse iwacu bari gusarura amashaza, barimo kuyahura nyine nge ndavuka. Ntabwo abakiga bajya kure rero. Abatuye umwana ninde? Ubwo rero mbatizwa Gaspari. Nta rindi rwose, ntabwo ari Semageri, ntabwo ari Semageri, ni Semashaza. Ndashima Kristo kuko hano ni iwacu nk'uko umukozi w'Imana umuyobozi wacu yabivuze. Hano mu Rukeri ni iwacu kuva kera, kwezana hazakomeza haba iwacu, ariko iwacu ni mu ijuru. Ariko tukiri mu isi data kibitwemereye, hano ni iwacu. Rero reka tuganire ijambo ry'Imana. Turabanza dushimire mwe mwese mwaririmbye, n'ukuri mwaririmbye neza, ariko Mana utaririmba ni bibi. Utaririmba ni bibi, sinzi n'impamvu abantu badashaka kuririmba. Kadusoma ijambo ry'Imana rero twihuta. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umukozi w'Imana yavuze ko twaturutse i Musanze, ni ururembo rwa Muhoza. Kaba nteranira ku itorero rya Mubona muri paruwasi ya Ruhondo, ariko ni hariya mu mujyi, hariya mu mujyi wa Musanze mu Ruhengeri. Ubwo rero nimvuga urukiga rurabagusha. Ubwo mwihangane, ariko ndibanda ku Kinyakigali cyane kuko nkunda kugenda i Kigali cyane, ndibanda ku Runyakigali. Kadusoma ijambo ry'Imana igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 5 umurongo wa mbere. Haranditswe ngo ni page 664 mu isezerano rya kera. Haranditswe ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo urwina. Nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage bo mu Rukiri mwe b'abakirisitu, namwe mwa bagabo mwe yaharindiye n'abagore babo, nimudukize nge n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiye kurukorera uru ruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Abantu rwose urebye nk'utangiye kwigisha yambaraga inkweto z'umudamu we n'ishati ye. Ni ikihe koko ko nabonye n'abari gutera haleluya bibutse utuzu tuto babagamo, ko nari niringiye ko ruzera inzabibu? Niki cyatumye rwera indibu? Kunzi ko ntawe utuye muri uyu mujyi kubw'ubuhanga bwe, ko hari n'abagerageje kuwutura bitemereye. Ni iki cyatuma uwo nawutujemo aho kunyubaha anyimura? Rero ntabwo biraciraho, reka mbabwire icyo ngomba gukora ku murongo wa 5. Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera uyu muntu wikomeje akirengagiza ko ari cyo ukomeye. Nzasenya uruzitiro rwonwe rwose, nsenye n'inkike zarwo runyukwanyukwe, kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura. Kuko urutoke rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli, n'Abayuda n'insina yishimiraga, yabiringiragamo imanza zitabera,
ariko abasangamo kurenganya, yabiringiragamo gukiranuka ariko abasangamo urugomo. Ntabwo turavuga ngo amena, ndi kumva binteye ubwoba. Turasoreza hariya ubutumwa bwiza bw'umwami wacu uko bwanditswe na Yohana igice cya nyuma umurongo waho wa nyuma. Ubutumwa bwiza bw'umwami wacu uko bwanditswe na Yohana igice cya nyuma umurongo waho wa nyuma wonyine. Igice cya nyuma ni icya 20 na bingahe? Kimwe. Umurongo wa 20 na kangahe? Ariko hari n'ibindi byinshi Yesu yakoze byakwandikwa byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwira mu isi ijoro ritwiteho. Reka tubumbe Bibiliya zacu. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo yagusigarije icyo gushakaho. Ntabwo byamutunguye, ntabwo kuba ndiho ari impanuka, ntabwo kuba uriho uri impanuka, ahubwo uwadusigaje jye nawe yadusigarije icyo agize ate atushaka. Mbarizo muri kumwe ngo none naburi icyo dushakaho bizagenda bite? Niba yaransigarije icyo nshakaho natakimbonamo se bizagenda bite? Niba kuba gutuje muri uyu mugari icyo gushakaho nakikuburaho. Ndashima Imana kuva mu kwa 7 kugeza mu kwa 12 kuri 20 Imana yandeye iteka nabona ko ritashoboka. So uko itakoze byinshi ariko yangiriye neza, inkorera n'ibintu ntabona ko bishoboka. Bantumiraga mu giterane hano za Remera, noneho nabangeza hari mu isoko muri gare y'Iremera, nkareba ku kibuga cy'indege nawe ngo dore indege we, ngo dore indege karureba, ariko mane ni ukuri yarumeze ndayiga data we, nkahava ruko rugize rute mbonye rugurutse. Ariko sinari nakageze hariya kuva mu kwa 7 rero maze kugendera mu ndege 8. Ubwo urumva se ndaragize 8 pe 8, nanjye nkakijamo kigahinda kikanyirukangana kikangatana kigasimbuka amasaha 8 nkirimo. Ubwo subwo koko nanjye nagendeyemo. Buriya rero mwabakozi b'Imana mwe, nge narinzi ko ari imikino, nagira ngo ni nka rwaritiko, ariko nabonye ruriya runtu ruteye intuza kurugeraho. Numvise ari Imana ibikoze, ariko maze kwinjiramo mbona umukobwa aje kuduha amabwiriza ati murizirika kandi n'impanuka niziba ntinaco kandi sikigeraga impanuka. Nukuri ko Imana ruriya runtu utararugendamo wagira ngo ni imikino. Rwamaze kunsimbukana mbengereje amazu, mbonye atangiye kuma ngizi bafure kandi ari ama-etaje. None bya bintu birakomeye. Nta mvura inyagire indege bagenzi. Iki kirere cy'imvura iki ngiki, indege igihita ikajya hejuru yacu. Ibi bicu biriya ubireba byabaye nk'aya makaro. Naravuze ninsubira hasi ngakandagira hasi nzagushima. N'abazungu bwabo ntabwo bayimenyeraga indege. Nawe nabonye abakobwa bazungu twe twicaranye nabo bari kujya barafotora ibyo bintu ukabona nabo bafite ubwoba. Iyo kiguye hasi kigeze hasi ubona buri wese avuze ngo shimwa Mana urakoze. Rero burya uzabona kenshi ukivuyemo bamusanganiza indabo. Bari kuba bati rero n'ubundi
twari kuzazishyiraho tutazi n'aho wageze nta nubwo ugeze ino akira zishikira ukiri muzima. ubwo kuva mu kwa karindwi ntiyangirije impfu 8 zo mu kirere kuba mpagaza. Ntabwo ari bose bazamuka ngo bamanuke. Nitegura kugaruka ubwa kabiri ejo bundi nibwo iyo muri Tanzania yabajyanye mu mazi bose bararokoka. Ndavuga ndayiga data uwamba imodoka wenda nkazagenda n'amaguru nkamara igihe ariko singende n'aka gashobero. Nuko mbona nta kundi biragenda ndavuga ndi Yesu ko wabanye nanjye kera uzongera ubane nanjye mbone ngeze. Ndashima Yesu nagarutse iwacu. Rero izo mpfu 8 ubwo narazikize kuva mu kwa karindwi. Ariko nawe ntugire ngo abapfa nabo mu ndege gusa. Imodoka zakoze impanuka ni nyinshi. Ndi hanze nabonye impanuka yabereye hano yisha abana 3 b'abavandimwe. Narabibonye. Si izo gusa kandi none se uragira ngo nta modoka wagenzemo? Ugira ngo moto zo zishe bakeya? None se moto abanyamagare se bo byaraboroheye? Burya yafashe amahembe abafashe umusaraba. None se abagenda n'amaguru bo ntibapfa? Hari n'abanyereye muri dushe. Ariko Mana we waraturengeye. Kandi abarokore nibajya baririmba mujye mubikurura cyane. Dusubije amaso inyuma twambaraga ibirenge gusa. Dusubije amaso inyuma nambaye inkweto za madamu. Dusubije amaso inyuma nambaye iburuze ye. Dusubije amaso inyuma dusubije amaso inyuma nta kazi mfite hano mu mugi. Dusubije amaso inyuma bansohoye mu nzu. Wari umurokore naririmba ujye ubireba cyane. Dusubije amaso inyuma ntiri inkweto ngo njye gusenga. Dusubije amaso inyuma mfite igitenge kimwe gusa. Dusubije amaso inyuma nta byo kurya byo guha abana. Yaburi ibindi arenzate. Ariko Mana we waraturengeye. Turekera buriya nuko ushize imumu yibagirwa icyamwirukankanaga. Yohana ni murumuna umwami wacu Yesu kwa se Yosefu na nyina Mariya. Birashoboka ko bamubaza ariko ngawe mwavukanye. Yesu aravuga ati ibyo yakoze mwebwe. None se ubundi abanditsi ba Bibiliya bandika iyi Bibiliya yacu igizwe n'ibitabo bingahe? 60 na bingahe? Buriya rero kugira ngo babigire 66 hari byinshi byirengagijwe bagiye bakuramo. Urugero nk'igitabo cy'Abaheburayo ntabwo kizi uwacyanditse. Kubera iki? Icyo gihe habaye akarengane k'intumwa buri wese akagenda ukwe. Ariko kuko iby'Imana nanone utapfa kubijyana cenyege yakumva biragurumiye muri we naho yihisha akavuga ati nubwo nihisha ariko yavuganye. None kuko intumwa bari bazimereye nabi uyarandika ariko yirinda gushiraho izina rye ngo batamenya ko akiriho kugira ngo bibe umutekano we. Atanga amakuru y'ijuru ariko ahisha izina rye kugira ngo abicanyi batagira bate batamwica. Niyo mpamvu bamwe baravuga ngo dukurikije ubu butumwa bushobora kuba ari ubwa Pawulo, dukurikije gutya wabona ari Luka wabyanditse, dukurikije gutya ntibazi uwacyanditse iki gitabo. Rero hari n'ibindi byanditswe n'abandi bene data basoma bati turakomeza twandika ibitabo bitazi bene byose kwaba ari ukubesha. Byinshi bagiye babirejeta hari ariko bitavuze ko Imana yagize ite yakuze. Ngewe tuvugana ngimenyana n'umukozi w'Imana niyambariraga inkweto za madamu n'ishati ye.
nkajya mu giterane urumva natarareba ni haleluya batamena nkagira ngo bafashijwe n'ijambo no bari guseka inkweto n'ishati urumva ubu se wajya kwandika muri Bibiliya ngo nimwandike ngo yambaraga ishati n'inkweto za madamu none se uragira ngo nubwo bitakwandika byabujije Yesu kunkorera imirimo n'ibitangaza nanjye nkamera nk'abandi buriya rero ejo bundi kubunane dushima Imana hari umudamu waje tumakanya ko gushima ninjye wari uyoboye ndabona rero murabona twese Yesu yatugiriye neza urumva nari mfite n'amavuta yo mu ndege kameme twese tuvuze haleluya twese tuvuze rero ntabwo twavanga umuntu umwe umudamu arareba ati nanjye ndashima ageze imbere avuga ati umuntu umwe n'ibyo yakoze ubu se ndabihera yarahagaze ngira arangiye ajya kwicara ati narangije kuko yasanze ibimurimo n'iminota tumuhaye bitarabuha ngira uwo mwicaranye ngo ubu tuguhaye umwanya ibyawe byakwandika kwera ibyawe hari uza gushima akabatuma byarari byinshi ati nuko n'umukwe wanjye bati uzanye iby'umukwe wawe ntitwakubwiye ko ari iminota birateka dada hanyuma n'umukobwa wanjye nawe mujyana kibagabaga bati wiza n'iby'abakobwa bawe rasa ku ntego noneho mu mbere Imana icyubahiro burya biba bimubanye nubwo tumubwira ngo rekeraho ariko nubwo atabivuze ariko ntibyabujije Yesu kugira ate kubikora hari wakubwira ati buriya nazaga mu rukiri ngendera ku itako rimwe ngo iri gufa rya muntu yari ryanazamutse ryanafashe muntu nkagendana none unza mu masengesho y'amahetsi urumva kwa kabiri umukozi w'Imana aravuga ngo yewe ufite igufwa ryafashe ku kibuno rambikaho ikiganza nagize nkakusha numva ngo kecu risubira mu mwanya none nsigaye genda neza none abantu batese urazana iby'amagufa y'ikibuno nabyo babyandike noneho nubwo tutabyandika ariko Kristo niwe wamukijije ngo buri yanga abana hari umudamu wambaye ubuhamya arambwira ngo ngewe nabaga naburaye ngacungana nuko ku rusengero babonye abashyitsi ngihutira kujya koza amasafuriya bakagira ngo ni umuhamagaro none kugira ngo byibura ndebe ko uturiyo twafashemo nadukusanya nkatujyanira abana nkaturarira none ubu ngubu mfite amadepo haleluya ubwo se abamadepo bose baje ngo bandike iyi Bibiliya yanganike kiretse igira aterurwa na breakdown ibyo yakoze byakwandikwa ibitabo ntibyakwira mwisi ngiro muri kumwe ngo nawe wicaye nibyo yakoze uri ibyo yakoze wowe cishete tamas uri ibyo yakoze abarukore bagira slogan nziza nkunda bakavuga ngo ibyo yakoze nibyo yakoze ni byiza kora nishimwe niyo ibyo yakoze nibyo yakoze nibyo kandi zakomeza nishimwe rero ariko Mana we uri igitangaza undi akazatumva negeraga mu nzu ibintu bikanduka ndi kumva ngatungana nabyo nuko nkanya narara ndatungana nabyo nuko baraza baransengera nuko numva nijoro umuntu arambwira ngo icyo kintu kibwire ngo ntuzongere kiba kiragiye ndashima Yesu ko ibyo bintu ndakibyumva ibyo bari kubyandika kuko bakora bandika Bibiliya bandikaga inkuru z'uwabanye na Yesu icya kabiri kuba yarabanye n'umuhanuzi cyangwa ari iki ari umuhanuzi icya gatatu kuba yarabanye n'intumwa cyangwa yarabayeyo ibi nibyo kuvuga ngo naryamye nijoro ngo numva ijwi riramvugishije ibyo by'amajwi n'iki baravuga bati wenda ni nyogokuru wawe wagusanze nijoro toka ariko imirimo yakoze Mana imirimo yakoze Mana tuyikusanirije hamwe tukuramburiye amaboko ishimwe ni ryawe murekeraho tugeze ni yewe tugeze ni yewe ni heza
muriro no mu mazi turagenda duca ku misozi w'ibiruhanya tugenda maka turananirwa tugeze kuri nyumba nziza yemwe aho tugeze ni heza twanyuze mu muriro twageze muri uyu mugi tutarabawutura twanyuze mu muriro no mu mazi turagenda duca ku musozi w'ibiruhanya tugenda maka turananira tugeze kuri nyumba nziza yemwe aho tugeze ni heza agatero ka kabiri twanyuze mu isayo gahinda gasaze turashavura duhura n'igihanda kidutera ubwihebe mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu turahanyura Parawoni wamubisha turamunesha tugeze ku misozi y'igikundiro aho tugeze ni heza turambutse tugeze muri gakondo yacu wabisubiza abantu ubwo watinze tugashavura wabisubiza abantu ubwo watinze amaganya akaza tugasuzugurwa n'abanyamahanga uko bukeye ngo intabera bagufate bagira ijambo ngo intabera bagufate bagira ijambo turirimbe aho tugeze ni yeyewe abasenga aho tugeze ni yeyewe umwanya aho tugeze ni yeyewe barokore aho tugeze ni yeyewe ni heza murekeraho ariko bana koko aho umuntu asigaye aza yitwaye n'imodoka aho tugeze ni heza aho umuntu asigaye abona amafaranga yo kwishyura ubukode bataramusohora mu nzuma aho tugeze ni heza aho umuntu asigaye urumva hano mu rukiri hasigara akajagari nzajya kwirebera aho tugeze ni hehe ni heza urumva inzu yanjye ntabwo igizweho kameme ndubaka mpande zose urahari imana yewe umuririmbyi araririmba ngo inyanja zose zo mu isi zaba nka wino ijuru rikaba impapuro n'isi abisi bose buri wese akandika nubwo buri wese yakwandika ibye icyo gihe mama andyamishije nuko asigaye ansiga mu nzu mbanguye mu ziko urumva mama wacu ntawe wari uhari urumva nakuranye na mukadata yajyaga aza shaho papa yagiye mu kazi akatwima ibiryo urumva buri wese yanditse ibye ngiro mwicaranye ngo ibuka neza aho imirimo data yakoze imirimo yakoze buri wese akandika gishaka akandika uburyo yabuze urubyaro akandika uburyo bamuroze akandika uburyo yakize uburozi akandika uburyo yavuye ku iseta akandika uburyo dogiteri umusipesiyalisite yari yamubwiye ngo iyi ndwara yawe ntishobora gukira akandika uburyo nijoro marayika yamusanze buri wese ngiro mwicaranye ngo nawe niwandika ibyawe uzabona ari byinshi kabisa none ibyo bitabo byabikwa he byakwira he ubose byibura reba ukiriya akana kirya gihe uko cyambara ikabutura amaguru yose ukayashyira mu kaguru kamwe ndashaka byiza ngiye kisuri none urangije muri kisite kweli gusa se mbite icyiciro cya gatatu cya kaminuza mfite PhD ni dogiteri ariko buryo wabaye dogiteri warajya kwiga ukagarukira no mu nzira kukabaho gaciyemo kabiri cyangwa gakaya k'igifuniko kimwe mana warakoze ibyo wakoze ni byinshi rero igitabo cy'umuhanuzi Yesaya nicyo nshaka ko tuganiraho burya ibyo yakoze kuri wowe n'ibyo yakoze kuri jye n'ibyo nshakaho n'ibyo gushakaho katureba ibyo dushakaho uyu Yesaya yahanuriraga abayisirayeli barokotse Egiputa
imana yakoze imirimo n'ibitangaza muri Egiputa iriyaranja. Muri Egiputa tujya tumenyaho amateka makeya, kuko burya ntawe ubara ijoro nk'uwagize ute, nk'uwariraye. Muri Egiputa rero hari ibibazo, barakubitwaga. Njya mbona abadamu hano iwacu, leta yacu irakabaho cyane. Umudamu iyo atwite umunyabuzima amugeraho akamuha n'ibinini, twite ndi kumva amaze nk'amezi abiri, bakamushakira shisha kibondo na shisha ki. Kumana ejo bundi iwacu twiriwe barandika abagore ahubwo batwite ngo babaha amafaranga buri kwezi, nyine bazajya bafata amafaranga bari bagiye kwiyandikisha. Iyo umudamu wacu ageze igihe cyo kubyara, umunyabuzima namaga aro ni makurata mu Rukiri, wa mudamu wo kwa Gasipari muze mumushikira, ambulansi ikazi wema. Ariko mana taheza ngo mu Rwanda kweri simfuye muri ibyo bihugu, nuko ariko Imana ntaco wampa ngo mbeyo, ntaco wampa ngo iwacu ni iwanyu, ni iwanyu. Muri iwacu hafite ubudasa. Mwegiputa rero aya mahirwe iwacu tugira ntibayagize. Umudamu uzi hano iwacu ugeze kuri dispense ara kuri maternity, usanga abadamu bacu bazi kuririmba Marita 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 ngwino hano Marita. Mama 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 muganga 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 we muganga. Kandi ubwo muganga nawe aba muriho n'ijisho, kuko agize ikibazo musobanuza impamvu uwo mudamu. Ubu nabonye igipapuro kimanitse ara ku bitaro by'iwacu Musanze, ariko n'ahandi birahari. Nta mudamu wemereye gupfa ari kubyara. Ni ukurinda ubuzima bw'umubyeyi, ukarinda n'ubuzima bw'umwana agize ate abyaye. Aya mahirwe rero iwacu dufite ntabwo Mwegiputa bayigeze. Utwite yabyaraga bahagaze nk'ari ibyizo ndirimbo mandatana arazigiraga, kuko ntawe yabaga aririra. Bati nitugira amahirwe kwice nunabyara turareba ububyaye, nidusanga atari kuri gahunda nawe tumurangiza. Byaravuba se yabyara bati abyaye iki umuhungu, bagahita bamurangiza, kugira ngo naba Mose bari Imana yanyuzemo bavuke. Abayisirayeli Imana yabahaye imbaraga, yabafashwe n'inabatangira ati igaragaze Mana, igaragaze Mana, igaragaze Mana, igaragaze igaragaze igaragaze. Ya mwana ngo haleluya, umwana akaba yavutse. Abayisirayeli bakagira ngo ubwo bari mu ntuza mu masengesho, nayo Imana ikoze imirimo n'ibitanga. Imana rero ni data wa twese mwiza, amenya umubabaro wabo abakurayo, arabatabara bavana mu Egiputa. Haleluya. Abanyuzi butaya arabagaburira, bakiza ibikari turazayeri kware turikere. Ku Mana warakoze pe. Abakijije Farawo bambutse inyanja, bambukije inyanja bahamanu bararya, bagaburiye Mana, bakiza inzoka mu butayu. Ari turazayeri ko nibyari kubavuma nka bya Balamu arabibuza. Burya hari ibyari kutugirira neza Imana yafunze byari kutugirira nabi, barambuka bageze i Kanani. Urabatumva rero umuntu agomba gusobanuka, akaza kuririmba ariko afite sheri basohokana. Batangira gusobanuka, barabati Farawo ntawe byararangiye n'ibibazo chini, ubukene wape bambaraga abaga mu nzu z'abahejwe inyuma n'amateka nk'abasemajeri, no batangiye kujya bagenda muri Rwandeya. Urumva ni murya mugahaga ntimuzibagirwe korera Uwiteka. Ariko disi abaririmbyi bacu mujye munaduhimbira, mukore no kuzakera. Burya izakera rero hari umuririmbyi njya nkunda w'umunyabwenge cyane w'umuhanga, ni dogiteri, afite lisansi, afite dogitora, afite PhD, yararimbye ngo niba nkugiriyeho mugisha, hari ijambo nifuza kukubwira.
rihora ku mutima wanjye mana icyamba kabona icyo ngusaba kugira ifeza ibyo ni byiza kuri jye kubaho neza n'ibindi nabyo ni byiza kuri jye ariko hari icyo ngusaba uzandindira ubugingo ku iherezo ryanjye iminsi nzamara mw'isi ntabwo nyizi sinayimenya n'igihuzazira ntacyo nzi ariko icyo nkwisabira ni kimwe uzarinda ubugingo bwanjye bwiza ku iherezo ryanjye kugira ifeza ibyo ni byiza kuri jye kubaho neza n'ibi nabyo ni byiza kuri jye ariko hari icyo gusaba uzandindira ubugingo bwiza ku iherezo ryanjye si uko adafite akazi keza si uko yiganye ngo nta mashuri afite si uko adataha ahantu heza yibutse ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi aravanga uzandinde hari undi waririmbye mana we uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere nitwubaka amazu niducuruza nitwitwara mu mamodoka atwara akagarifuti izaturinde kugira ute kwibagirwa nitubona tubyaye urubyaro twari twararubuze nitubona dukiza indwara twari tuzi ko zizatujyana nitubona dukandagiye mu myaka tutabonaga ko twakandagiramo izaturinde kwibagirwa abaririmbyi bacu musigaye muturirimbira neza ahamba nati ahamba ari umukecuru wabaje ati mwana wa bari guhamba nde bari guhamba nde Sinati yapfuye gihe ki agira ngo bari guhamba Sinati nyabuna mujye mwibutsa abantu bareke kwibagirwa Imana yabwiraga abayisirayeli ngo nimurya mugahaga mukubaka amazu ababonaga batazabona ingwano bakazibona ababona batazashaka bagashaka ababonaga batagira icyo bakora muri uyu mujyi bakakibona bakitwa ba bose n'abanya muzirinde kwibagirwa mumenye imirimo n'ibitangaza Imana yakoze kugira ngo mubicyo muri cyo Imana yacu tugire neza cyane mbanati shaho muje munashiramo wera bana bacu nabaririmbye kabisa nabaririmbye Imana ishimwe ariko mujye munashiramo muhira abantu ngo siyabora ni byiza ntibigezweho ntawabigwanya ariko kandi agashitsi kamaze iminsi ako ni keza Imana ishimwe muririmbyi wandi Nyarugenge araririmba ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo kubimbishurira
mwamejo nazavaho nibesha ubugingo kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata. Aravuga ngo kuba ndi igitangaza, kuba natumirwa hirya no hino, ibyo nta kamaro. Kuba naririmba abantu bagahurura, ibyo nta kamaro. Kuba nagira amamodoka ngatondekanya, si njye wa mbere waba uyatunze. Ahubwo icyo nkwiriye gushaka ni kimwe, ni ukumenwa na Yesu umwami w'abami. Akavanga icyo ngukundira ni uko utajya wibagirwa aho nagukuye. Naho kuba icyondo icyo si igitangaza, kugenda mu ndege si igitangaza, kugenda mu modoka si igitangaza, kuba utaha iwawe utagikodesha si igitangaza, kuba ufite akazi keza si igitangaza, si wewe ubanje kukagira. Aha turi none hahoze abandi mubikore neza. Inubwo uzi gucuranga baragutanze, jya ubikora neza. Murekeraho. Ariko mana warakoze pe. Rero abayisirayeli bageze i Kanani bibagirwa intambara bahuye nazo, bibagirwa ko babarushaga gukomera nka ba Mose basigaye mu butayu, ubutayu bwariye benshi. Bibagirwa ko bari intwari nka bande basigaye mu butayu. Barabyibagirwa, baravuga tumva nta kibazo, twageze iwacu tugomba gusobanuka. Umusore yatambuka yabona umukobwa, dore umwana ukeye, dore umwana uhiye, dore umwana sha. Se n'uyu ni umuririmbyi, n'uyu ni umukirisitu da. Hari akantu ntajya nsiga, njye na mwene data twari tugiye gusenga, ninjye wari umutwaye. Ndagushimye Yesu ko nanjye ubu nzi gutwara imodoka. Yewe ntacyo atakoze pe, ntacyo atakoze. N'abatari bazi kwambara neza, iyo basiza icyubahiro cyawe, Mana nyuma nzakuririmba. Mana wangiriye neza, Mana nagenda gushimye. Ntabwo ndemanya amahirwe cyangwa ndemana nemye mu ishusho yawe, Mana reka ngucinyira akadiho, Mana ntega amatwi ngushime. Ariko Mana we, bageze i Kanani bibagirwa ko hari abatarambutse Yorodani. Bibagirwa ko batuye i Kanani, hari abahagurutse bazi ko ariyo bagiye ntibagira amahirwe yo kuhagera. Bahageze bakora ibyaha, bakora ibishoboka byose. Kandi Imana uko yatubwiye yavuze ngo iyi nsina narayirinze, nyirinda ibyari kuyica, nyirinda mu bukumi bwayo, nyirinda mu busore bwayo, nyirinda yashatse, nyirinda ibyaye rimwe, nyirinda ibyaye kabiri, nyirinda ikiciga muri pirimere ijya muri segonderi, mbana nayo irangiza kaminuza, ibona n'akazi. Iyi nsina ntabyo ntakoze, ibyari kuyibera amabuye narabirimbuye. Narabirimbuye, ntacyo ntakoze, ntako ntagize. Yararwaye ndamukiza, ku iseta najyanye nawe, ntabajya muri koma bose ngo bagaruke. Iyi nsina ngerageza kurimbura amabuye yose yatuma itera. Ngiro muri kumwe ngo ibyatuma udashima n'ibyatuma ndashima, Imana yarwanye nabyo kugira ngo dushime. Chansofelose, hari n'abarozi yimuye ngo ubeho. Hari impanuka yavuze ngo nkuyeho impanuka imbere yawe, hari impanuka ariko kuyeho. N'impanuka ni ikibuye wari gusitaraho ukibagirana. Umufumbira yararimbye ngo abatari wowe Uwiteka Mana wese, mbangiriho mba naribagiranye.
uzi kurinda mana, mana warinze mama, urinda papa, shangazi, tantine, urinda bofu. Muri kunyesha muratumye amasaha agenda. Reka dusoze. Imana izi kurinda di. Mu kwa mbere, ukwa kabiri, ibyari kutwica mana wabyigijeyo. Mu kwa gatatu uradushigikira. Mu kwa kane ubana natwe. Mu kwa gatanu uducira inzira tujya mu kwa gatandatu uraturokora. Mu kwa karindwi mana wadukije inzara utwambutsa korona. Mu kwa munane tubyara abana tujya mu kwa cyenda no mu kwa cumi, mu kwa cumi na kumwe no mu kwa cumi n'abiri. None ubu mu wundi mwaka tugeze mu kwa kabiri mana ntacu utakoze. Ubwo hari icyo Imana itakoze ko iravuga ngo none wansina, ahari hari icyo wanshinja, washinga urubanza twaburana wewe. Niba utanshimiye ibyo nabaye ngoze, ibyo uzashima ni ibi. Hari amabuye menshi warutokiwe nakuye muri wowe. Hari obustakire nyinshi, hari imitego myinshi wasimbutse. Kubera nde? Kubera nde? Ngwigiye kwitegereza rero, buriya undi muririmbyi araririmba ngo waturemeye kuguhimbaza turabigushimiye. Yaturemeye kumumwaza. Nge nawe yaturemeye iki mosherami? Icyatumye kuzana muri korali ntabwo ari uguteza akavuyo muri yo. Ntabwo yakuzanye mu badiyakoni ngo ubibuye risitaza abandi. Ntabwo yakuzanye mu rubyiruko ngo uwo kurusubiza mu byaha rwihanye. Ntabwo yakuzanye muri ministeri runaka ngo uze kubika igusha muri yo. Yakuzaniye kugira ngo nawe uyikorere kuko nayo yakoze ibyawe udashoboye kubikora. Yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda yanyuka. Nge ndwana n'ibyari erega insoro zose ziri mu nda za ba nyina ntabwo zijya zivuka. Buriya n'umunsi weho wabayeho wazanye n'abantu barenga miliyoni tutamenya umubare. Amahirwe wagize nuko waje uri uwa mbere. Yo wibese ukaza uri uwa kangahe? Ntabwo byumvishije. Umunsi wa mbere wo kubaho kwawe wazanye n'amamiliyoni y'ibisore bikurusha imbaraga, bikurusha ubwiza. Ubu nabyo biba byatereka amaso bikemera, ubu nabyo biba byatwara imodoka bikemera. Ugiye kubirya inamba uzura uwa mbere. Iyo uzuri nk'uwa kane mukecuru aba yarakwihagaritse. Hari urugamba rwinshi Imana irwana umuntu atazi. Ntabwo ibyo yagukora ari ibyo uzi gusa, n'ibyo utazi byakwandikwa ntibyabona aho bikwirwa. Ngwije gusuzuma rero isanga abantu bariyubaha kuruta kuyubaha. Isanga abantu bakora ibyo bashaka kuruta ibyo ishaka. Ngwirebye rwa rutoki ngisanga ituru ruzabibu se, aha nahabona amashimwe se. Isanga reka da, ahubwo n'iby'agakiza ntibikirimo. Basengaga icyo gihe, biyirizaga icyo gihe, batinyaga icyaha icyo gihe batarabatizwa. Ubu babaye nk'abandi byararangiye. Ngiye kureba isanga mu rutoki ni indiwe. Nari ngiye kubabwira umukecuru umwe na tugiye gusenga na mwene data mutwaye, yatwatse rifuti twe tugiye kwiherera ahantu.
ubwo ndahagarara ati ko uhagaze ntireka duha aba bakecuru rifuti bari baje gucuruza amakara mu mujyi tubaha rifuti abakecuru noneho yari imodoka ya double cabine nyine tubashiramo inyuma nyine inyuma yacu twari babiri na mwene data noneho hari imiramyo indirimbo ya Gerardine niyo twari turimo gucuranga ivuga ngo ku musozi w'igikundiro ahabera bantegerereje aho niho yewe nzicara aho niho nzaruhukira mugihe nzaba shojuru urugendo noneho ngira mukecuru ntako karirimbo si keza ngizo neza abapende ariko se uyu muntu twahaye rifuti turamukuraho umugishara noneho sinzi ukuntu nari ndi guhindura CD ndi guhindura ntuza kugira ngo dushiremo akandi gasede hari indirimbo twashaka kuririmba iriva ngo ya hano seje miriva ngo twebwe iwacu ni mu ijuru no dutegereje umukiza kwa zabo noneho nkigira nyine ngo nkuyemo CD uzikora dihita ijyamo noneho habaje mwirandirimba ngo twakundanye mutoya ngagatima karacariho mbona wa mukecuru ngo twakundanye mutoya n'abandi niko tate wanze kuririmba izacu none iyo ngiyo nigufashije kweli ngo ziraneza abapende ngariki iyo ngiyo nginyibutsa muzehe nubwo atakiriho mbona umukecuru arabutambye inyuma yanjye ndabona ariko nishanuko n'uyu nawe aracyareba abo bakundanye mu buto n'abakagombye kuba abahamya b'abandi n'abakagombye kuba abigisha b'abandi ikibazo se koko ugasanga diakoni na diakoni mugenzi umwe ari kubati mva uza n'abagabo ariko diakoni ntabwo nayaguhaye na Marita hari kweli wowe na Marita nabizera ntemuza n'urupapuro nanditse ariko Marita se kuki utamugira kambeshira biteye isoni rata uzi diakoni na diakoni mu bunzi kandi uri kubaburanisha rasumani wallahi muri kujyana niko uri diakoni kuba bene bahe wowe nanjye nsengera uzaza n'ibimenyetso nawe uzaza n'ibimenyetso namwe muri kujyana kabisa asanga n'indibu umugenzi yabonaga mwene se akavuga ati mbonye umugenzi aho dufite ahantu ntabwo ndababwira uwo muntu kubera aya makoranabuhanga nayo yaragiraga bati nabwo arameze ukuntu mwabantu mwe twagize umwana w'umunyagice aza ku itorero rimwe ryacu uwo mwana yari afite ububyutse rwose umwana w'umusore w'imyaka 18 nari namubwirije turi mu giterane turi mu mavuna umwana aravuga ati ndaje kubatizwa none turamubwira tuti uzajya uranyura kuriya niwe muturanye akuzane ati nibyo ariko abasenga basenga ikavuga iti nyamara uyu ni igica n'ibuye riri mu bantu basenga iti nyabuna uyu ni igica n'ibuye riri mu bantu tukamubwira se rwose wakwihanye ukihana kuroga katari byiza rwose barambeshera nukungendaho tuti nta kibazo niba ari ukukugendaho Imana bababarire ariko nawe wakagombye kwigenzura wa mwana rero twari dufite amasengesho niba turi ya karekare turi kwitegura Noheli nawe urabona ububyutse bw'umwana bw'umunyamasengesho uri gukizwa vuba babukaze araza naho turi mu masengesho umukozi w'Imana ari yamubwiye ngo umva reka ngubwire umva uko Uwiteka avuganye nawe ubwo wahakanye uburozi bwawe ukanga kubuta nge nk'Uwiteka kwishiriye ku karubanda kugira ngo bitazitwa ibyo abakozi b'Imana ko waramubwira guti Imana mbishuri imeze gutya ati niongera nzakurega nzakujyana mu rukiko ujye kwerekana aho buri jya murahuma ngo murabonye
ariko uko data yarari kera na n'uyu munsi niko agize ate niko ari hahinduka njye nawe data waracyari uko yarari nyakigihumbi Imana nyinshi kuri twe kuri wowe iguhwaniye n'umunsi umwe data uko yarari kera na n'uyu munsi niko ari kandi ni nako aza. Umukecuru rero wa mwana arazinduka ageze kwa wa mukecuru ubwo nyine yararimo ububyutse niba yarabyutse saa 7 niba yararose turi guterana nawe akabyuka akaza dore ko yarari kwitegura kubatizwa kuri 24 araza ageze kwa mukecuru asanga harakinguye agira ngo ubwo yaragiye kumusiga agira ngo uwo mukecuru agiye kuri toilette umwana yicara kuri fondation nk'ari ya hanze ategereza ko kakava hehe muri toilette naho kaka yagiye kugira ute gukubita ibibuno ku nzu z'abandi ati buzangarura uzagire bute umwana arategereje ati se kaka muri toilette yaguyemo byageze bite naho umuntu uri kuri toilette ntiwapfa kumuhamagara wa mwana uko yakicaye agatotsi gasa nakamufashe ngarindiriye kaka yakangutse arebye mwiremba abona mwiremba haturutse ikintu kiri kwaka yirukira mu nzu ati ndapfuye we akubitaho urugi naho undi wavuye hehe kuroga uko yakambaye ubusa na cya kintu kiri kwaka umwana akubitaho urugi umukecuru akaza agakomanga ati yakubita ku rugo umwana ati ndapfuye aratabaza abashinzwe irondo n'umutekano bagira bate baraza ko nacyagizwe ibanga kitazamenyekana ibyo wihishamo byose bizashirwa bona. Izo ni za zamani ntabwo waziririmba zose. Ko nacyagizwe ibanga kitazamenyekana iyo ugiye muri rogi bazagukocorerayo wewe derira shamuntu urangire nirimba indirimbo maze dusenye munturangire wana ndirimba ino ndirimba ndirimbira umukozi w'Imana waje guterana ubundi dusa nanzamuye kandi ndashaje usigejwe narishobora na 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 bo na 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 hari w'igihugu cy'Abafilisitiya hari nk'umukobwa witwaga Terira yo gakizwa Terira yo kabona Imana yo kabona ijuru umwuka wera w'umukunzi akamufata mbere
ari itorero rimwe rukiri Remera, hari abantu bamwe bameze nka Delila yo gakizwa, Delila yo kabona Imana, yo kabona ijuru, umwuka wera w'umukunzi azabafata mbere. Delila wowe wiyoberanya ubikorangana, wirengagiza ko iminsi iba myinshi igahimwa n'uyu, burya amaherezo y'ibitwenge aherukwa no kurira. Delila ukabona ubugingo we wagarukiye aho. Delila wowe wiyoberanya wihisha mu murimo, wirengagiza ko iminsi iba myinshi igahimwa n'uyu, burya amaherezo y'ibyuka inama azaherukwa no kurira. Delila ukabona ubugingo we wagarukiye aho. Ari itorero rimwe rukiri hano, hari abantu bamwe bameze nka Delila yo gakizwa, Delila yo kabona Imana, yo kabona ijuru, umwuka wera w'umukunzi azabafata mbere. Jowe Delila elala kibuko kuzewe Delila, abwiwe kure kubusambanyi urinanyira, reka abagore babandi Delila utabizira, ekura abagabo babandi Delila itagubana. Delila ukabona ubugingo uzabona ibihano, Delila ukabona ubugingo we wagarukiye aho. Hari itorero rimwe mu rukiri hano Kigali, hari abantu bamwe bameze nka Delila yo gakizwa, Delila yo kabona Imana, yo kabona ijuru, umwuka wera w'umukunzi azagufata mbere. Umwuka wera w'umukunzi azabafata mbere. Umukecuru yakomanga umwana ati murandabare, abanyerondo batabaye basanga kaka yambaye uko yavutse, baramurarana. Umwana yanga gukingura, noneho yumvise abantu babaye benshi araceceka ati manza ari igitero c'abarozi kigeza. Naho nukubwira ngo Imana yerekana uwananira, ntabwo unganya nayo imbaraga, ntunganya nayo imbaraga, nudaca bugufi izakwereka ko igusumbya imbaraga, kuko ntawe uriho n'umwe. Uwo waba uri we wese nicyo waba uri cyo nikuva imbere uzamwara. Agaciro ni ukuba uyubaha. Umukecuru none se kandi yararongera arishira mu bantu ngo bari kumubeshera, bamuzanye ku kagari niyo Mariya. None ubwo yararagaruka mu rusengero kubesha abantu, ubu yarimutse yigiriye Buganda. Rwose Imana ifite imbaraga zo kurwana n'umuntu imuhoye ibyaha bye, dore ko ubugingo bukora icyaha buzapfa. Dusoza rero aravuga ngo yemwe ibyo nari gukorera iyi nsina ntayikoreye ni ibiki? Icyo nari kumukorera ngo anyubahe areke kwimika ikibi, ntabwo ariho kubera uwo ari we, ariho kubera namugize icyo ari cyo. Ntabwo ariho kubera aho avuka, ariho kuko navuze ngo baho. None ibyo nari kumukorera ntigeze mukorera byatuma nyubahuka nibike, kuko ngo yaje kureba mw'ibitoki asanga nta gitoki kirimo,
aho umudiyakoni yaryamana n'umunyagice umwizera mushya, aho uwakagiriye abandi inama ariyo waba ikibazo. Ego mana, ariko yewe abahawe byinshi bazabazwa byinshi. Ngo asanga ni indibu. Indibu ndumva mutapfa kuzimenya. Hari ibintu bisa n'insina bigira n'amababi nk'ay'insina, mbese binabishushe nk'insina neza, uretse ko cyo aba ari ikibongi, aba ari runini. Mu rwita uruki igitembatembe, urakarama muzehe wanjye, twe tukita igitembatembe. Gisa n'insina neza, kuko nacyo rimwe na rimwe iyo kiri kugira amababi gutyo wagira uti ni insina ihari, kuko niyo cyasambanye kiririmba gihumye ukagira ngo kiri mu mwuka. Kandi mu minsi yashize hari aho nateraniye mbona maze uku abateguye kuririmbira hano kuri stage, Imana ibaha umugisha kweri. Umwana yaririmbye rwose, umusore yaririmbye yahumirije, ariko ngiye kubona mbona ntiyigeze areba na gato. Mwana si umwana afite impano ngiye yakabumbye ye, ari kuririmba ahumirije gusa, ntarebe. Yakabumbye afite impano yo kwigisha, atareba agasoma imirongo yose ya Bibiliya, ntagira aho ahusha na hato. None Imana irambwira ngo ariko niyarangiza musohotse umubwire ngo guhuma kwawe n'uburyarya, yo mu ijuru iri bugufi kuguhana. Hano ko nabonye aririmba neza. Wageze hanze mbwira umwana nuko Imana yambwiye ngo guhuma kwawe n'uburyarya iri bugufi kuguhana. Ati ahubwo nari nageze ngo ndakubwira ngino impamvu naririmbye mpumye, ntabwo narindi mu mwuka. Ndi wari urihe? Umuntu dukunze gusambana kandi ni umukristo, yari yicaye aharinganiye naho narindi, kuko n'uyu munsi dufitanye gahunda. Noneho rero ndi kumureba yanterekera amaso, nkumva ngiye kuyoberwa ibitero, mpitamo kuririmba ngize nde Data wa twese mwiza, azi intege nke zacu, turekeraho. Arakuzi, iratuzi, izi n'amazina yacu, iratuzi, izi n'amazina yacu. Igitembatembe gisa n'insina neza, n'amababi n'insina, uhuye nacyo gifasha Bibiliya kitwite. Turagira rimwe, hariho n'igaburo ryera, icyambu ukamenya impamvu y'iryo gaburo n'uwo munsi, n'impamvu nyir'umurimo yasizeho iryo gaburo n'icyo rishushanya. Ntabwo wakabitsa ibyo yanga muri wowe. Rero igitembatembe nacyo kigira gitya, nacyo kikana kikigana insina. Umwana wacu cyangwa umwana wacu havamo utuntu natwo tumeze nk'iminekema. Uzi iyo kiyigishijwe weya muri soro ngo kiririmba muri komisiyo yabo, nyine urumva ndimo nditoza ijwi siyabo agasake kari kwiga kubika kariyerere kakaba gato nubwo bidaciyemo ariko ubundi bizemera. Uzi ko abantu basigaye barepeta amajwi akigana ijwi ryarakidubi akarimenya. Naco kirana kikana pe, ariko utuneke cyana tuvamo utuntu tw'udukara turi abakinisha mu gisoro. Ibisoro murabizi, biriya bisoro babuguza bari kubuguza 5 abahanga muri byo. Buriya turiya tuntu nitwo tuva muri kiriya gitembatembe, nibo bana ba kiriya gitembatembe. Turiya waturya, ziriya nizo zitwa indibu, ziriya nizo ndibu. Ngo agiye kureba ngo asanga ni indibu, ni imbuto umuntu atabwira undi. Ni kera rwose umuntu yabaga igisubizo cy'itorero, ariko ntiukaba ikibazo cyane. Noneho rero iravangwa, ariko rero ntabwo bizarangirira. Mfite icyo nzakora.
uru rutoki ibyo rwirata rwose nararuzitiriye ngira uwo mwicaranye ngo burya Imana hari ibyo yazitiye, hari ibyo yakumiriye, hari ibyo yakumiriye, hari ibyo yakumiriye kuri wowe, hari n'ibyo yakumiriye kuri jye. Buriya ntugire ngo waturana n'umurozi ukahavukira ukahakurira ukazana umugore, uwo murozi si yaba ari ibikini, ntabwo uburozi afite ari imikino, kuko hari abo yabuhaye biremera. Weho ni akazitiro k'Imana yashyizeho, ntabwo iseta waryamyeho bose bayibyukaho, weho kuyibyukaho ni akazitiro k'Imana, Imana yabayizitiye. Ntabwo iravuga ngo ubundi byo birata ni neza yanjye, buretse nkwereke nzakuraho akazitiro uru rutoki rugire rute runyukwanye. Buriya Imana ikuyeho akazitiro nawe wakora divorce. Imana ikuyeho akazitiro abakobwa bawe bose batwara inda. Imana ikuyeho akazitiro abahungu bawe bose banywa urumogi. Imana ikuyeho akazitiro nawe wahomba ugakinga imiryango nk'abandi. Ntabwo abahombye wabarushaga gucuruza n'ibyashara, nta nubwo wabarushaga abakiriya. Ni akazitiro k'iki? Kuba urangije amashuri ni akazitiro k'Imana. Ikuyeho akazitiro kayo nawe wataragura amashashi bati asaza agiye kurangiza. Ati yampaye nkana bati mwita abantu bati yararangije, yabaga n'uwa mbere mu ishuri. Kuba wiga bikagenda neza ni akazitiro k'iki? Ni akazitiro k'Imana. Iyo Imana ikuzitiriye uracuruza bikemera. Ku kazi atari akazitiro se wakararaho? Ntabwo ari bake birukanwa ku kazi. Iravuga mbwirira abo badashaka kugira ngo icyo nabasigarije nkibone, nzakuraho uruzitiro, mfite icyo nzakora. Bwira muri kumwe ngo niba yarakoze ibyo hari n'ibindi yakora. Niba yaragutabaye, umuririmbyi w'umuhanga nakomeje kuririmba yaravuze ngo shobora gukinga cyangwa igakingura, nibwo bumana bwayo. Yaguha cyangwa ikakwima, nibwo bumana bwayo. Niba yaraguhaye bikemera, no kukwaka yabishobora. Niba yaragusize bikemera, no kuguhindura ukundi kuntu yabishobora. Niba yarakuzamuye bikemera, no kukumanura yagira ite yabishobora. Cyangwa ntabyo. Niba yaraguhaye ijambo bikemera, no kurikora yagira ite yarikwaka. Niba yarakugaburiye bikemera, no kukwicisha inzara byose biva mu rukundo rwayo, nibwo bumana bwayo. Mujye mwumva ziriya ndirimbo zirimo ibintu rwose, ariko abarokore mufite ibigega by'ibiryo ariko ntimushaka kuryama. Shobora gukinga cyangwa igakingura, nibwo bumana bwawe. Ujya wiyumvira amajwi gusa n'uburyo baririmba neza, nibwo bumana yewe, nibwo bumana. Nanjye reka nkubwire uko nariboneye. Baririmba neza rata, ariko bafite ibiryo baba bagabura sha bisukuye byiza byuzuye, ibiryo byuzuye, ahubwo abakubirya ugasanga bari kubizamaguza. Ngewe ipfa kuba yaravivuye, ipfa kuba yaravivuye no kuvivurura yabikora. Icyo yanditse yagize icye, yaracyanditse. Ariko buriya yari yabwiye bene Eli ngo nzagendana namwe, nzakora ibi n'ibi, ariko ndongeye ndavuze ngo ntibikabe, kuko abanyubahisha nzabubahisha, ariko abansuzuguza nzabasuzuguza. Isezerano rirarindwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwirinde uko mugenda. Ipfa kuba yarambwiye ubukwe, nubwo twatangana avanse nta kibazo, waribeshe cyane. Ishobora gukinga cyangwa ni Imana inyuranye ibihe, itegekesha ibyo yaremye ijambo ryayo bikemera. Iravuga ngo nzi ibyo nzakora, nzakuraho akazitiro runyukwanyukwe. Aho rwibwiraga ko rwagize ubwo butunzi mukubitamo ikirenge. Tugeze i Burundi, narindi kumwe na mwene data nashoje dusenga Imana. Noneho tugeze i Burundi
dusanga umwe mu bakristo ba Nyarugenge yavuye mu byizerwa ajya gukora ibyaha. Twageze turamusuhuza, dusuhuza amakuru ni meza, bimeze bite? Turashima Imana. None se ibi bintu uri gucuruza nuko umeze bimeze bite? We yanga ariko ngo abarokore mwe kujya mukomeza ibintu we. Iduka rye riri mwamatabi, riri mwamayoga, riri mwibiki, ibintu biteye ubwo bukuntu. None koko umuntu waririmbaga hariya i Nyarugenge tuzi wageze i Burundi ugira ngo Imana yarahindutse mwa ati nyine iterabwoba murisubiza iwanyu muvuga ubutumwa bwiza, ibyo gutera abantu ubwoba mubigabanye. Imana irambwira ngo mubwire ngo iri joro irazi kwereke ko itagihinduka. Ati rabikora ite? Irambwiye ngo aho uri gucururiza irahakubita ikirenge, aho uri gucururiza irahakubita ikirenge. Ngira bigenzi ite? Niba irahakubita ikirenge ho yitegereza urumva umurindi wayo. Yahakubise ikirenge nibwo isoko ry'u Burundi ryahiye. Ryahereye iwe n'imodoka y'umugore we rirayitwika, n'imodoka yari yagize niyo abandi yari yaharaye zirashana. Muri ico gitondo ariko ngo munsengere ndumva najya kwiyahura we, munsengere ndumva najya kwiyahura. Ni wabonye ko Imana kubisa mw'ikirenge? Fukama tugusengere, burya ibyo yaguhaye ntabwo binaniye kubikwaka. Icyaba cyiza ni ugukora ibyigushakaho, ugaha agaciro ikigushakaho, ugaha agaciro korari yagushyizemo. Njye niba ngira no kuntoteza niyo korari yabo uzayivamo mu ndori zongera igira ite itoranye. Weho nushaka ugende nayo ifite ikiza nta kazitiro izakuraho utaragushungeye yagushungere. Agaciro nuko wubaha Imana. Iyo umuntu yubasha Imana imuha icyubahiro, iravuga ngo nzakuraho akazitiro. Yansigarije iki nshakaho, yagusigarije ikigize ite igushakaho. Nikubura mw'iki gushakaho izakuraho akazitiro, ibyo watinyaga bizakugeraho. Maguruke dusenge Imana. Ntabwo turi ibimanuka, ntabwo turi ibintu byameze ahantu. Turi abantu baremwe nawe, turema mu ishusho yawe. Ntabwo waturemye nk'inka, ntabwo waturemye nk'intama, ntabwo waturemye nk'ihene. Waduhaye ubwenge uturema mu ishusho yawe, udusumbisha ibindi biremwa. Ariko kitableze, ntabwo waturemeye gusambana, ntabwo waturemeye kunywa inzoga n'itabi, ntabwo waturemeye gukora ibizira, ntabwo duturije muri uyu mugi guhemuka. Udutujemo ngo tubwire abatarakumenya ngo hari Imana. Udutujemo kugira ngo tubwire abatarahindukira izina ryawe ngo hari Imana ikiza. Udutuje, uturindiye umubiri, uturindiye umwuka duhumeka kugira ngo tubwire abantu ngo hari aho Imana yadukuye. Turi hano mu rukiri ngo twamamaze ishimwe ryawe Uwiteka. Wewe waduhagazeho dupfuye, wewe waturinze abarozi, wewe waturinze impanuka, wewe waturinze ibyari kutwica ahacu hakibagirana, wewe watumije tubyara, wewe wakuye abantu kwiseta. Jesus te love achik service Kristo, weho wahaye ijambo batari kuzarigira, weho wubakiye batari kuzubaka, weho wambitse batari kuzambara. Usite livense silavje. Ntabwo turi hano kubw'impamvu zacu, turi hano kuko wabyemeye, turiho kuko wabyemeye. Waturemeye kuguhimbaza. Ntawaguhimbaza sambana, ntawaguhimbaza nk'inzoga, ntawaguhimbaza ari umunyamatiku, ntawaguhimbaza ari ingozi y'ibibi, ntawaguhimbaza yarataye umugabo, ntawaguhimbaza yaraharitse umugore we. Utubabarire Uwiteka,
utubonemo umumaro w'icyo waturindiye. Umusore umubonemo umumaro, umukobwa umubonemo umumaro, ababyeyi babonemo umumaro, abagabo babonemo umumaro, abasaza n'abakecuru utubonemo umumaro, kugira ngo biduhe amahirwe yo kuguma mu burinzi bwawe. Urakoze Mana yacu, mu izina rya Yesu.